umushinga wo gusubiranya imisozi n'ibibaya no kubakira ubudahangarwa imidugudu yo mu cyaro uje mu karere kacu ka Gakenke, uzakorwa mu gihe cy'imyaka 6 ariko by'umwihariko uzakorerwa mu mirenge 2 ariyo ya Muyongwe na Muzu. Ukaba uje ari igisubizo kuko akarere kacu ni kamwe mu turere two mu gihugu dukunze kwibasirwa ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Akarere kacu rero kazagiramo inyungu nyinshi yo guhangana n'ibibazo duterwa n'ibi biza. Igice cya mbere cy'uyu mushinga muri uno murenge kizibanda cyane gukora amaterasi y'indinganire kuri hegitari 720, gutera no gusazura amashyamba nk'uko mwabibonye ko twabitangiye kuri ino misozi hegitari 80, gutera ibiti bivangwa n'imyaka n'imirwanyasuri ahagana kuri hegitari 300, gutera ibiti by'imbuto hegitari 150 no kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa Cyacika kuri hegitari zigeze kuri 46. Naho ku cyiciro cya kabiri hazibandwa kwita cyane ku miturire n'imishinga ibyara inyungu, aho abaturage bazaba bari mu matsinda bazajya bahabwa ubushobozi n'amafaranga kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Hazatangwamo ndetse n'amatungo, habaho no kuvugurura imidugudu hano mu murenge wa Muyongwe. Kuri twebwe rero uyu mushinga uje ari igisubizo, tukaba twavuga ko uje tubabaye cyane. Aha mboneraho kwizeza ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwageneye akarere kacu uyu mushinga ko ibikorwa byose bizakorerwamo hamwe n'ubuyobozi tuzakomeza gushyira imbaraga mu kubikurikirana bigakorwa neza nk'uko byateganyijwe, kandi tugafatanya n'abaturage gukomeza kubibungabunga kugira ngo bizarambe. Nyakubahwa Minisitiri w'Ibidukikije, Intara y'Amajyaruguru imiterere yayo ni intara dukunda guhura n'ibiza bitandukanye, yaba ari ibiza mu nkango zimanuka mu butaka ndetse zigatwara n'ubuzima bw'abaturage. Imyuzure kenshi na kenshi ikunda kwibasira iyi ntara, byagera mu karere ka Gakenke bikaba ibibazo bikomeye nk'uko mu myaka yashize mwabyumvise uburyo inkangu n'ibiza bitandukanye byatwaye ubuzima bw'abaturage, ndetse aho muri Gakenke n'umurenge wazimye w'abantu 8 kandi ugenda uzize inkangu ziba zakorewe n'imihindagurikire y'ikirere. Kugira amahoro yane ubumwe n'ubwiyunge. Ubungubu imihindagurikire y'ibihe hano muri Gakenke ntabwo bikiri umugani, turayibona, tugiraho ingaruka, turi kumwe nayo, ariko igisubizo nitwe tugifite. Muri ibi bihe turimo rero iraho murabizi ko imyaka yakagombye kuba igeze mu gihe cy'isarura, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibi byose ni ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe tuvuga. Ikaba ariyo mpamvu ibikorwa by'ingenzi umushinga uzakora bizibanda ku kubungabunga imisozi yugarijwe n'isuri yo mu turere twa Gakenke na Kirehe. Hazacibwaho amaterasi y'indinganire, imiringoti, guterwaho ibiti by'imbuto n'ibivangwa n'imyaka, gutera amashyamba mashya ndetse no kuvugurura ashaje, ndetse n'imigezi izaterwaho imigano hagamijwe kubungabunga inkombe zayo
nongere mbasabe twirinde guhinga ngo tugeze isuka mu mugezi. Abaturage bagera ku 15,000 bazahabwa akazi mu gihe cy'imyaka 6, imyaka 6 uyu mushinga uzamara. Iyo mvuze ngo 50% bazaba ari abagore n'abagabo barimo, sibyo? Ni ukuvuga yuko niba mu rugo umugore umushinga wamugezeho n'umugabo umushinga wamugezeho. Tukaba rero tubasaba kuba abafatanyabikorwa beza b'uyu mushinga, mubungabunga kandi mugira uruhare mu bikorwa byose bizakorwa. Kwitabira kwaka cyangwa se gukora imirimo umushinga, cyane cyane imirimo y'amaboko ndetse n'indi mushoboye. Kwita ku bikorwa bizakorwa mukabigira ibyanyu kugira ngo bizarambe. Urban